niba wiga cyangwa se warize koko cyangwa se uteganya kwiga ukeneye kumenya ibi bintu, hari imirimo myiza pe abantu benshi bakora, hakaba n'imirimo myiza abantu benshi bakunda, hakaba n'imirimo ihemba amafaranga menshi ku muntu wabashije kuba mwiza muri yo. Iyo niyo ngiye kugezaho hano. Urutonde nkuzaniye uyu munsi ni imirimo abantu bakora bari mu Rwanda bakahembwa amafaranga menshi, ndetse n'abantu bagiye kwaka akazi karibu yabo ikaba iri hejuru. Gusa icyitonderwa biterwa n'akazi, kampani ndetse na experience ndetse naho uri gukorera uwo murimo. Nyinshi muri iyi mirimo rero ihemba amafaranga menshi. Icyo usaba gukora wowe ni ugutega amatwi and then ugakora subscribe and then ugatera comment nawe ufite kubukeka. Ndagusuje nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Umurimo ngiye guheraho nabo bita aba doctors cyangwa aba specialist b'abaganga. Ujye babona abaganga muri public sector mu Rwanda bafite salary ikomeye. Urugero, umuganga rusange ukorera public ashobora kubona hagati ya miliyoni 9,479,807 ku mwaka, naho umuganga w'umuspecialist akagera kuri miliyoni 15,568 n'amafaranga 195 ku mwaka, nkuko tubikesha World Health Organization File Repository yayo. Niyo dukesha iyi nkuru nyene, naho twakuye iyi mibare. Ibi bitandukanye cyane bitewe niba ukora mu nzego za leta cyangwa izigenga. Ku mwanya wa kabiri tubasanga abo bita software engineers cyangwa aba developers ba IT. Kubyumva, iyi ni domaine uzasanga abajene benshi bakunda ariko batabasha gusobanukirwa. Rimwe na rimwe ukumva ngo abantu n'aba IT, ariko koko ugasanga ntabwo babizi ko mu IT ugomba kubusobanukiwe ibyo ukora. Ku buryo rero IT mwiza cyangwa software engineer mu Rwanda akenshi abona ku mwaka hagati ya miliyoni 2,500 kugeza kuri miliyoni 6,800 mu rwego rw'ibanze kugeza ku rwego rwo hejuru, bitewe n'ikigo ukorera, kampani ukorera ndetse na experience ufite mu murimo ukora. Hari n'ibigo biri global bishobora gutanga ibihembo birenze bitewe n'imishinga cyangwa imiterere y'akazi, ku buryo aya mafaranga nkubwiye ni estimation y'amafaranga make yashoboka. Hari ibigo bindi biba biri mpuzamahanga ufite kwakamo akazi usobanukiye ibintu cyangwa ubyumva ukaba wabona amafaranga yikubye kenshi aya mafaranga nkubwiye hano. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga aba managers, abayobozi cyangwa abacungabikorwa b'ibigo runaka cyangwa b'amakampani runaka. Abangaba babona hagati y'amafaranga 525 kugeza kuri miliyoni 2 n'amafaranga 100 ku kwezi, bitewe n'inshingano agera mu kigo, ingano y'ikigo n'icyo ahagarariye. Aya mafaranga ni menshi cyane ku rwego rw'u Rwanda, cyane cyane ku bayobozi bakuru cyangwa abacunga imishinga minini. Ku mwanya wa kane rero turasanga abo bita aba analysts, inzobere mu isesengura ry'imibare, finance cyangwa business. Aba bantu baba analysts rero, data, business na finance mu Rwanda ashobora kubona hagati y'ibihumbi 700 kugeza ku bihumbi 950 ku kwezi. Ibihembo byabo bikaba byaterwa n'ubwo akora cyangwa analize akora, finance, business na data ndetse n'ubunararibonye afite mu kazi, ndetse bigaterwa n'ikigo akorera. Hagati aho nkwibutsa ko hari ibigo biri global bifite kuza bikarenza aya mafaranga, ariko iyo ni minimum nkubwiye aya mafaranga. Ku mwanya wa gatanu turasanga abahanga cyangwa specialist mu bindi bintu. Hari aba specialist mu mirimo runaka, hari abanyempano, ngira ngo abantu bose uri kubyumva. Aba specialist mu bigo cyangwa mu nzego zitandukanye bashobora kubona ku mwaka hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 800 bitewe n'akazi akora. Ibi bishobora kuba abatekinisiye, abajyanama b'akazi cyangwa abandi bafite ubumenyi bwihariye ku mirimo bakora. Ikindi kandi ibi bintu mbere yo kugira ngo bigereho birasaba ibikurikira: level y'uburezi, imirimo ifite ireme ry'ubumenyi nk'abaganga cyangwa IT ikunze guhemba neza, ariko urwego umunyeshuri yabyizeho cyangwa sohotse muri kaminuza bifiteho ugasanga biramugora kwidistinga cyane. Ugasanga ibyo bintu yarabyize afite diplome yabyo ariko ntabyazi. Hari ikindi bita experience, ngo ndi kuvuga ibintu byatuma uhembwa ari amafaranga n'ubundi kuko bira bintu tuzagenda ukabyigisha mu gitondo ugiye tujya kwaka akazi. Urumva, experience ni ikintu cy'ingenzi bunararibonye. Umuntu ufite imyaka myinshi mu kazi cyangwa akora muri company nini ashobora guhembwa cyane kurusha umuntu uri gutangira. Nako bigenda ahantu hose. Ubwoko bw'ikigo akorera, company zikorera mu Rwanda ziri locale na multinational technical companies zishobora gutanga imishahara itandukanye cyane. Uri kubyumva, kuba byaba ari public cyangwa private sectors. Mu buzima bwa public imishahara ishobora kuba iri hasi ugereranyije na private, ariko hakaba n'inyongera allowances bitewe n'akazi mukora.
Inama rero iruta izindi, niba ushaka gukora akazi gahemba neza, gerageza kureba imyuga iri mu byiciro bya high demand, IT management na health, gushaka internship cyangwa akazi k'amaboko mu gihe uri kwigira specialization no gufata amahugurwa cyangwa kwiga ibintu byihariye. Niba ushaka gukora bimwe muri ibyo bintu twavuze haruguru, ibyo bintu byose urabikeneye. Aka ni akantu gatoya nkubwiye. Ikore subscribe, utere comment yindi utekereza. Nindangiza mu yindi episode nkufitiye noneho ya mirimo, noneho buri muntu wese akeneye kubaza bya bintu abajene dukwiye gutinyuka tugakora cyangwa tukagerageza tukabona iyo mirimo. Ndagushimiye, nitwa Bruno Rwanda rw'ejo, ni Rwanda Inspiration TV.